niborosaga mu gitondo na nimugoroba ariko ngiye kujya niborosa majije no kurya saa sita. Nize ko dushobora kubikora gatatu ku munsi, mu gitondo saa sita tumaze gufata amafunguro ndetse no kumugoroba tugiye kuryama. Bityo rero kubyigisha abana bikaba ari ikintu kizabakurana, tunabishishikariza cyane abantu mu miryango kugira ngo bishishikarize abana, babitoza abana bakiri bato, kuko icyo utoje umwana akiri mutoya gukurana nacyo biramworohera. Ubwo rero akaba ariyo mpamvu twahisemo kuza kubikora hano ku ishuri, kandi twanasanze ko mu by'ukuri abana baza kwivuza kenshi usanga baba bafitemo indwara batakaye bafite, z'amenyo yatobotse, z'amenyo yagiye acika, zishinya zibyimbye, ziva amaraso n'ibindi nk'ibyo, ariko mu by'ukuri ibyo byose byakemurwa ubwirinzi bubashije kuba bwakorwa neza. Iyo umwana yarwaye amenyo akenshi nuko aba atayoza, iyo atayoza ntabwo n'ibyo arya hano mu ishuri cyangwa se no mu rugo birakomeza n'ubundi bikamwongerera uburwayi, umuntu akahora ari mu ikintu kimeze nka sika. Ni ngombwa rero ko mubyumva ko inshingano yo kwita ku isuku y'abana, isuku ku mubiri, ariko noneho by'umwihariko ukora ko turi ku munsi wo kwita ku isuku yo mu kanwa n'isuku yo mu kanwa, ko muyitaho mu buryo buhoraho. Nyuma y'amezi 3 ibikoresho nibishira mutazabwira abana muti ubwo ahasigaye nahanya, ahubwo dugafata inshingano yo gukomeza kubibashakira, kubashakira uburoso bw'amenyo, kubashakira uyu muti, ndetse ariko bikaba byiza cyane natwe duhindutse abo abana bareberaho.